ikiganiro. Uyu munsi nashaka ngo turebere hamwe ibintu 10 bibabaza kurusha ibindi byo mu bindi byose byo mu buzima nuko wahangana nabyo. Ibintu bizahaza umuntu mbese bigustressa kuko ukaba wanasara. Bimwe twese dutinya ko benshi muri bo bizatubaho nta kabuza rimwe na rimwe mu buzima nyine bishobora gutuma isi yacu isa ahubwo no kuzimu bigahungabanya cyane uko dusanzwe duteye ndetse nuko tubona isi iteka. Ibi bintu nanone ariko bishobora kurangira nyine bidukomeje kurusha uko twahoze turamutse nyine dushoboye kwiga uko twabana nabyo nuko tubifata bitandukanye gato n'ibisanzwe. Reka mbigusobanurire nifashishije inkuru ya Lifehack yanditswe mu Cyongereza igahabwa umutwe uvuga ngo Top 10 Stress in Life and How to Cope with Them. Nk'uko tubizi stress cyangwa agahinda kakujagaraza ubwonko nyine birasanzwe ku buzima bwa muntu, kikaba igice cy'ubuzima bw'umuntu benshi bifuza gukura mu buzima bwawe. Nyine iyo stress abantu bamwe bateye ku buryo nyine stress cyangwa agahinda kababaza kurusha abandi ndetse ibagiraho ingaruka bitandukanye bitewe n'uburyo baremwe, imiterere ndangamuntu nyine bavukanye ndetse n'uburyo twigishijwe mu buryo buziguye n'ubutaziguye uko tubigenza iyo tugeze mu bihe bidukomereye. Mu buryo bwa kamere karemano hari abantu bihagararaho ntibapfe kugamburuzwa mu gihe abandi bo ibitekerezo byabo bitwarwa kandi mu buryo bugaragara bakorwa mu mutwe cyane na stress. Inkuru nziza nuko nubwo ntacyo twakora ngo dusubize inyuma akababaro tugeraho nyine tugasubiza inyuma nyine ako kose kagenda katugeraho kakadukomereza umutima mu buryo kamere. Hari ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko hari intambwe twatera mu kongera ubushobozi bwacu bwo kudahiranwa mu gihe cy'akababaro, resilience. Imwe muri izo ntambwe cyangwa uburyo twakoresha izwi nka stress inoculation nyine twagenekereza mu Kinyarwanda nk'urukingo rw'akababaro. Ibintu 10 bibabaza kurusha ibindi mu buzima ni ibi: urupfu rw'ukunda. Icyo ni ikintu cya mbere kibabaza mu buzima bwawe. Mu isi yose ubanza gupfusha ari cyo kintu kigora umuntu gucamo kurusha ibindi. Iyo hari umuntu wa hafi upfuye twumva uruhumbirajana rw'amarangamutima ndetse tukumva dukomerewe no kwibona cyangwa kubona umwanya wacu mu isi w'umuntu atayiriho. Agahinda no gusuza umutima ni urugendo rukomeye rutari rumwe kuri buri wese. Kubana n'ibyiyumvo cyangwa igitekerezo ko wakundaga yapfuye bisaba kwihangana kandi ndetse no kwiringira no kwigirira impuhwe ubwacu. Ikindi cya kabiri ni ugutana burundu, divorce, n'uwo mwashakanye cyangwa by'igihe gito, separation. Gutana burundu n'uwo mwashakanye cyangwa gukora divorce cyangwa gutana by'igihe gito ya separation. I Rwanda kera byitwaga kwahukana k'umugore cyangwa k'umugabo ngo nabo basigaye bahukana bizwi nka separation. Mbwa bishobora gutera ihungabana mu mutwe no mu mutima kubera impamvu nyinshi. Benshi bibakubita hasi bikabashegesha shock, nyine bikabashokinga kumva ko nta kivuriro ufite, kumva waragambaniwe, betrayal ndetse no kumeneka k'umutima. Bitandukanye nko gupfusha kongera gusubirana kuwo wari we n'ibikuranga mbere mu isi. Hari ubwo wumva biguteye ubwoba ku mutima wawe. Ikindi ni ukwimuka, kugura cyangwa kugurisha inzu mubamo. Mu byerekeye ubukungu, kwikorera umutwaro w'ideni rya banki akenshi ku nshuro ya mbere ukaba uri mu bihe utamenyereye by'urugendo rwa hano nyine na hariya rwo kugura cyangwa kugurisha. Aho kuba wimuka, kugura cyangwa kugurisha inzu utuyemo bitera stress, yewe na ba bantu tuzi nk'abantu batuje kurusha abandi mu muryango mugari. Imibare igaragaza ko Abanyamerika 40% bavuga ko kugura inzu ari cyo kintu cyabayeho mu buzima kijagaraza ubwonko kurusha ibindi byose. Ikindi cyane ni indwara ikomeye cyangwa imvune. Iki kintu kibaho kigahindura ubuzima, gishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bwinshi bukomeye. Ubushobozi bwacu bwo kubona imibereho ndetse n'uburyo dusanzwe tumenyereyemo kugira uruhare no gutanga umusanzu wacu mu muryango mugari bishobora nyine mu buryo bwihuse kugirwaho ingaruka
ntiriwe mvuga ikintu kituza mu maso gutuma tutarura ngo turebe uko hazaza hazamera, hanyuma no kubura umutuzo bitewe no kubaho tubeshejweho n'ubufasha bw'abandi bituma tubaho tubuze ukwigenga, binatera kenshi kwigunga nyine kurusha. Urumva nyine urarwaye, uri mu mvune, ubwo utekereza ko nyine ntiwishoboye baragufasha, iki kintu nyine kirakomeye cyane ku buzima bwawe. Ikindi nyine ni ugutakaza akazi. Iki ni cya gatanu, kubura akazi wari ugafite iyo bikubayeho bisa naho utakaje igice kinini kimwe mu bikuranga, cyane cyane muri iyi si ya none, aho ikibazo cya mbere uwo ari we wese muhuye bwa mbere cyangwa mudaherukana arakubaza ngo ukora iki. Kubura akazi bigira ingaruka ku bushobozi bwacu bwo kugira icyo twiha cyangwa duha provide umuryango wacu ngo ubeho. Birema ikintu cyo kutamenya nyine uko ejo hazamera, ndetse bikazamura cyane ukumva tudatekanye muri twebwe. Ikindi kintu ubwo tugeze ku cya gatatu ni urugo narwo rutera stress bitewe n'uko nyine bimeze. Yego rwo ni ikintu cyiza kijagaraza umutwe, good kind of stress, gusa urugo no kurwubaka hashize igihe kirekire ruzwiho gutera impinduka kenshi kuri benshi muri twebwe. Bishobora kugorana cyane kwiga kubana n'undi muntu nyine no kumenyerana icyo kumwe mu bashakanye bisaba, harimo n'ibyo yaba uwo mwashakanye cyangwa sosiyete iba ikwitezeho, ndetse n'inshingano ziyongera. Ikindi cya karindwi ni inshingano z'amafaranga yongera n'imyanzuro ku bayakoresha. Kwikorera imitwaro iremereye y'iby'ubukungu cyangwa gufata ibyemezo bikomeye ku mikoreshereze y'amafaranga bishobora kuza bikaba impamvu imwe mu zidutera kumva tubuze umutekano, ndetse bikadutinyisha aho twumva dutinye ubukene, bikaba byanagabanya icyizere twigirira. Nanone kumva usa naho ufatiwe mu mutego w'akazi ukora, no kumva iteka wifuza ko umushahara wawe wakwiyongera kugira ngo ubashe kuzuza inshingano usabwa mu by'ubukungu, ni ikintu gishobora gutuma runaka cyangwa nyirarunaka arara atagohetse w'ijuru rigacya. Ikindi kintu nyine gitera stress cyangwa kijagaza mu mutwe cya munani ni ikiruhuko cy'izabukuru. Gutekereza ku kiruhuko cy'izabukuru ni ikindi kintu cyiza kijagaraza umutwe mu buryo benshi muri twe dupangira ubuzima bwacu bwose ku gihe tuzaba noneho tugiye kureka akazi duhembwaho ku kwezi ngo tujye mu kiruhuko cy'uko dukuze gusa. Ku batekereza kuri iyi ngingo, iki nacyo ni ikintu kizana impinduka ikomeye mu buzima kandi kikagira icyo gikora ku miterere ndangamuntu yacu. Kuba hari umubare w'amafaranga ntarengwa winjiza noneho ukaba unazi ko muri 1/2 cy'ubuzima bwawe bishobora gutera benshi ubwoba. Ikindi cya cyenda ni ukwita ku muntu ukuze cyangwa mwene wanyu urwaye, nyine kurwaza cyangwa gusa kwita ku muntu ukuze, urugero nko kwita ku mukecuru cyangwa kwita ku musaza ukuze. Ibi si ibintu birushya gusa umubiri wawe n'amarangamutima, ahubwo ingaruka n'ingano y'igikomere cyangiza aho runaka ni kinini. Hamwe n'ukwiyengera kw'inshingano rimwe na rimwe, uko urushinge rw'isaha rutera bita ku bandi nyine usanga badashobora kwiyitaho ubwabo uko bikwiye. Bifungurira umuryango ibibazo byaba ibyo ku mubiri cyangwa ku mutima yabo nyine ubwabo. Yego bumva ko nyine basa baba bitaba kuri uwo muntu bita. Ikindi cya 10 nacyo cya nyuma, ibihe bitera ihungabana, ikiza kamere, icyaha, urugomo cyangwa se icyorezo. Hari ibibazo byinshi ushobora gusanga kuri iki cyiciro, gusa bisa naho ikibabaza kurutaho ari uko iyo bibaye akenshi uburaho cyane uko ubigenza, kuko nyine ntacyo wumva wabikoraho, cyane ko nta ruhare uba wabigizemo cyangwa ngo ube wariteguye uko biba. Nyine urugero, ntabwo ubyutse ukagira umujinya ugakubita umuntu, nyine nta ruhare ubigizemo, ntabwo warabipanze ejo hashize. Uburyo bwo guhangana na stress y'ubuzima, kubera ko agahinda njagaraza mutwe stress kagira ingaruka kuri buri wese ku giti mu buryo bwihariye. Ibisubizo byiza kurusha ibindi ndetse n'ingamba twafata nazo zishingira ku muntu ku giti cye. Bivuga ko nta gisubizo kimwe rukumbi kibereye ikibazo byose. Uburyo bwo guhangana nabyo bishingiye ku muntu ku giti cye, nibwo n'uburyo bwawe bwiza bwo gukemura biriya bibazo byose. Ndagira ngo nkubwire ngo kandi ni ingenzi kumenya ko uburyo duhangana n'utubazo twa stress umunsi ku munsi byerekana uko tuzabasha kwitwara mu bihe ntibihindura ubuzima nyine n'ibitugeraho cyangwa se ibihe by'amakuba n'ibitugeraho. Ndagira ngo kwitoza imigirire ihoraho ni inkingi yo guhangana n'agahinda njagaraza bwonko. Gutekereza gushyira mu bikorwa ingamba, ariko haje ikintu runaka kiduhungabanya, bishobora kuguma izi ngamba nyine dufata bikorwa kurushaho kuba zatanga umusaruro.
Ibi rero ntaho bitana n'uburyo bwo kumanaginga stress, nutegereza kugeza igihe cyangwa ikintu kikujagaraza cyane ikiguhungabanya cyangwa cya gihe kizana impinduka za rimwe na rizima kikugeraho, hanyuma ukagerageza gushyira mu bikorwa ingamba nshya, bizagorana kurushaho kuba wabona umusaruro ushaka. Reka tube utuntu 12 wakora uhangana stress cyangwa se uhangana neza n'ibintu bibabaza mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere, menya uko wiyumva. Ugomba kumenya ndetse ukiyemera kubanza nyine ukarigata uko wiyumva, nyine ukabifata feelings igihe haje ikintu kikujagaraza mu mutwe. Nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose ugomba kubanza ugaheraho. Ikindi ni ukwiganiriza. Kwiganiriza ni akantu kagaragaza uburyo imbere mu mitima yacu dusobanura umujagararo uri mu buzima bwacu. Kora ku marangamutima n'ibyiyumvo byawe nk'uko nabivuze, ariko witondere cyane kuba utakongera stress yawe wivugaho ibintu bibi cyangwa ngo wicire imanza zidashira. Yego. Icya gatatu, indyo nziza. Kurya neza ntibifasha gusa urungano rw'ubudahangarwa bw'amagara, ahubwo binongera ingufu kandi bishobora kugenzura no gushyira ku gipimo gikwiriye cy'imisemburo. Nyine kugira stress cyangwa ibintu biguhagaritse umutima nyine bidutera kwifuza ibyo kurya bituma stress yiyongera, nk'isukari n'ibiryo byanyujwe mu ruganda. Ukwiye kugerageza kurya ibiryo bigabanya umujagararo n'umuhangayiko. Nyine ibintu bimwe na bimwe nabyo wabireba biba bihari. Icya kane, gumana amazi mu mubiri, wirinde umwuma. Kimwe mu bintu bibiri nyine bibi biruta ibindi wakora ukiyangiza kurushaho igihe ujagaraye, ni ukwemera kubaho nta mazi ahagije kuri mu mubiri, nyine mbese ufite umwuma. Uretse no kuba ufite umwuma wo kuba igipimo cyawe nyine kuba ufite amazi make mu mubiri cyaba kiri hagati, bishobora kugutera no kumva ufite uhangayitse, nyine nabyo ushaka kujyaho ikibazo. Gerageza. Ikindi cya gatanu, gerageza usinzire bihagije, uruhuka, nyine fata igihe cyawe uruhuke. Ikindi turareba, kora imyitozo ngororamubiri, nyine kuko niba ufite stress ugashaka nk'umwitozo ukunda gukora, nabyo bishobora kugufasha. Ikindi cya karindwi, menya gutoranya nyine ibigukikiza. Nyine hitamo ururabyo ndarukunda rundi hano hafi, ese rwamfasha iki? Aba bantu bandi hano hafi basi hari ikintu bamfasha mbaye mfite stress. Hitamo ibintu nyine ukunda byo bigukikiza kurusha ibindi byose. Shyiraho imipaka na nyirantarengwa, nyine imirongo ngenderwaho. Uvuga uti nubwo nawe mfite stress kose ahantu sinaharenga, ntibibaho. Guti nubwo njagare, nubwo ku kazi byagoranye sinshobora gutukana. Shyiraho imirongo ntarengwa, nyine guti nubwo mu rukundo byangiza cyangwa se mu buzima byanze sinshobora kwiyaho. Iyo ni imirongo ntarengwa nyine ugomba gushyiraho. Ikindi cyane ngo ni uguhumeka utekereza, nyine meditate, nyine uruhuka, guhumeka, nyine utekereza, witsa umutima, wongera ugasubizayo umwuka, ukongera ukawugaruka, ukongera ugasubiza, nyine urimo uratekereza kuri ibyo bintu nabyo bishobora kugufasha. Icya 10 ni ugushaka ubufasha bwiza. Ugomba kuza n'inshuti zifite umumaro, nyine bashaka kugufasha, kuko niba ugenda n'umuntu munganya ubwenge, munganya buri kintu cyose, nta kintu azakumarira. Genda nawe wakurusha ubwenge, nibwo no muri icyo gihe bazajya bigufashamo, ko hari ibyo bazi kurusha nyine kurusha wowe. Ikindi cya 11 ni kugira akamenyero nyine kadahinduka, ugahoraho ubuzima nyine bitewe na situation urimo. Guti niyo narakaye nyine ndaceceka, ibyo bintu bigahoraho. Nyine iyo mfite stress ndaceceka, ibyo bintu bigahoraho, nyine kugira akamenyero kadahinduka. Gusa mbere na mbere fera attention, hitamo ikintu cyiza. Icya 12 nicyo cya nyuma, shaka uburyo bwo kwemera no kwakira akababaro kawe. Ntabwo ukemura ikibazo cyangwa se ikibazo urimo cyagutera stress ari uko ugihunga. Shaka uburyo nyine uzajya ukibamo ukakicamo mpaka kugeza igihe nyine kiraza gukemukira. Ibi nabyo ushobora nyine kuba byaza bikagufasha. Nagira ngo hanyuma rimwe na rimwe stress ishobora kukuremerera pe. Gusa nyabuneka nibikubaho uzihutire kwa muganga, umubwire uko wiyumva, hanyuma ushaka ubufasha niba bukeneye.